ariko si mwe mwirirwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe tungana. Si imbere y'Imana turasumbana. Hari usumba undi? Kuki haboneka uza abwira abantu ati yewe ati jye nagize ntya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo, atarambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa, kubera iki kitabonekera n'abandi? Reka nongere mwikaze yo kunda gukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show. Nk'ibisanzwe ngiye mva kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista, ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Nizere ko wakoze subscribe, like, share and comment kuri Kora TV Show. Uyu munsi rero nta yindi nkuru cyangwa nta bindi bintu tugiye kugenda turebera hamwe ni amagambo ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiye avuga ubwo bari mu gusoza amasengesho. N'amasengesho yagiye abera hari i Kigali kabisa, yabaye ku itariki 15 Nzeri kuri iki cyumweru kabisa tugiye dutambuka. Perezida Kagame rero yavuze ko intandaro kugira ngo bafunge ahantu henshi hagenda hasengerwa cyangwa insengero nyinshi bagiye bafunga ari ukubera zagiye ziteza akaduruvayo cyangwa akavuyo, nk'uko twagiye tubigarukaho n'ibiganiro byinshi twagiye dukora byerekeranye n'insengero kuri Kora TV Show. Nizere ko wabirebye kabisa, niba utarabirebye iki nicyo gihe ngo usubire inyuma wongere ucekinga amwe mu mavideo twagiye dukora kuri Kora TV Show kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Perezida Kagame rero yanenze abayobozi barebera abakorera amarorerwa cyangwa bakiyitirira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ugasanga bagamije inyungu zo gusahura abaturage cyangwa byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ibintu bigenda bikorerwa mu madini. Ni gahunda rero kugenzura uko insengero n'ahandi hasengerwa hose mu rwego rwo guharanira ko hatashyirira ubuzima bw'abantu bahasengera cyangwa abaturage mu kaga. Yavugishije benshi mu ruhando mpuzamahanga bemera nk'aho mu Rwanda rwatewe n'inzige. Ni bimwe mu bintu rero byagiye bitangazwa ku munsi w'ejo kabisa ubwo bari gusoza amasengesho. N'amasengesho ari kubera hari i Kigali, n'amasengesho ngarukamwaka nk'uko mwatangiye mubyiyumvira ni byinshi rero perezida yagiye avugaho. Icyo ngusaba wowe ni ugukurikirana ikiganiro paka kirangiye kugira ngo urusheho gusobanukirwa akantu ku kandi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yibaza impamvu gufunga ahasengerwa hadatekanye byateje impagarara, ariko akanenga abayobozi b'amadini n'abanyapolitiki barebera ibi bikorwa bikagera naho kubihagarika bimera nk'icyateye u Rwanda. Ni ibintu rero byagiye byandikwa n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye hano mu Rwanda nka za Kigali Today, Imvaho Nshya, Umuseke, Jeune Afrique n'ibindi binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, nawe wabyirebera kabisa unyuze kuri ibyo binyamakuru maze kukubwira. Perezida Kagame rero yavuze ko intandaro kugira ngo bafunga ahantu hasengerwa hateje akaga byateje impagarara byatewe nabo byakomotseho, ababiyobotse ababirebera bakabyitira, cyangwa ugasanga ayo madini nyine bari gukoresha mu buryo butemewe byinshi bigiye bitandukanye twagiye tubatangariza kuri Kora TV Show. Uyu munsi rero naguteguriye imwe muri video nyine zagiye zigenda zicicikana, abantu bagenda bavuga ati byakabaye kuba byaragenze gute, byagakwiye kuba byaragenze gutya. Ni video y'aba ADPR bari gusenga, niyo video rero yagiye iturukaho abantu benshi bagiye bibazaho bavuga ati nyamara idini rya ADPR naryo bagakwiriye kurifunga nubwo rigiye rifite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ni video rero abantu benshi bakomeje kwibazaho, ariko ndatekereza ko nubwo iyo video iri kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga, iyi ni video ya kera tutakirirwa tunabwira abantu ngo bere kuyidiscussingaho cyane cyangwa ngo bere kuyibazaho cyane, ko iyi video nge ndatekereza ko nayibonye hashize nk'imyaka 2 nari nayibonye, ariko ni video abantu bari kugenda bagarukaho bavuga ati idini rya ADPR bakwiye kuritekereza bakagomba kugira ikintu bakora. Iyo video rero reka nze mbanze nyibereke wumve n'amagambo menshi abantu bagiye bayivugaho, asigaye dukomeze mu kanya. Mama.
ngahe nguko ngiyo video rero narindi kukubwira, ndatekereza ko iyo video mwayiboneye, ndatekereza ko atari ubwa mbere muyibonye. Ni video yagiye igarukaho n'ibinyamakuru byinshi cyangwa abantu benshi bagiye bayipostinga bavuga ati ADPR cyangwa abarokore muri rusange aho hantu baba bavuga ati bashyira ubuzima bwabo mu kaga. Namwe murabibona ko bari gusenga ku ruhande bahashyize abana, murabyiyumvira amajwi, namwe muri abantu bakuru ko abana bari kubahamagara, bari kugenda bamuhamagara ngo mama. Murabibona ahantu baba bagiye gusengera, nyamara urusengero rw'umuntu ni umutima we. Ni wapfukama mu cyumba cyawe ugasenga Imana yakumva utakwiye kujya mu buvumo cyangwa ngo ujye kwinyagiza ayo mazi angana gutyo. Urabona ko abo hantu bari gusengera ari byo leta yagiye isobanura aho bashyize ubuzima bwabo mu kaga. Umukuru w'igihugu yagaragaje amayeri atandukanye abitwaza amadini bagamije kwambura abantu, harimo kubabeshya ko babonekewe n'Imana aribwo bwiza bw'uko babona amafaranga. Umukuru w'igihugu yongeye no kugaragaza kandi ko yagiye agaruka no n'abashora abantu mu buvumo, bakabinjiza mu buvumo, bakababwira ati hahantu uba ugeze nyine wumva utangiye kubura umwuka niho uba ugiye kubonanira n'Imana. Urumva ko ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni amagambo rero umukuru w'igihugu cyangwa ijambo yagiye atangaza ubwo bari kugenda basoza amasengesho ari kugenda abera hari i Kigali, hari ku itariki y'ejo kabisa, hashize ku itariki 15 Nzeri uku kwezi kabisa. Murumva ko ari ibintu byiza cyane kuba dufite n'umukuru w'igihugu ajya imbere y'Imana kabisa bagategura amasengesho ngarukamwaka. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Ni ibintu byinshi rero yagiye atangaza. Icyo ngusaba ni ukujya ukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show, nongere mwisurizeho twumva uri iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Niba ukunda Kora TV Show ntukajya ugenda udakoze subscribe, like, share and comment kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Njye wumvaga kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista, ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Ni byinshi rero ntabwo twakirirwa tubivugaho, ibyo yagiye agarukaho aho yari incamake kabisa mu bintu byagiye biranga umunsi w'ejo ubwo ari kugenda habera amasengesho ngarukamwaka hari i Kigali. Nibyo bintu nari naguteguriye. Ciao, dukomeze kubana mu biganiro bya Kora TV Show. Njye mwumvaga kuri mikoro y'umuhungu wanyu Krista, ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Ciao.